Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubashimira muri aka kanya. Uyu ni Isaac. Ni umukozi w'Imana kandi nkunda Imana cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi w'igitangaza, ni umunsi udasanzwe. Mureke dusenge Imana mbere yuko tugiye kuvuga ijambo rigufi, kugira ngo nawe uzabasha kunyumva aho uri hose, uzabashe kumenya Uwiteka Mana ushobora byose, Imana ikomeye. Nongeye kugushimira ko wabashe kundinda, nkweretse databuja mwami Imana n'abankurikirana, mwami Nyir'ingabo, kugira ngo bagire neza, ubahe umugisha, ubahe imbaraga zidasanzwe, ubakorere databuja ibyo badashoboye, ubaho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kandi bakomeze kugendana nawe. Reka ineza yawe ikomeze kugaragara hariho hose, kuko ijambo ryaravuga ngo ineza yawe databuja izagendagenda hose, ngo kuri ba bandi bawe mwami w'amahoro databuja bazakomeza kubana nawe. Umugaragu Dawidi aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngo ankorere ibikomeye, none ngo nicyo gituma nzaba imbere ye mu bihe nk'ibi ngibi. Haleluya. Ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Turi mu bihe by'imperuka Mana, uduhe kubana nawe, uduhe kugendana nawe, kandi urukundo rwawe rukomezanye. Sengeye buri muntu wese uri bwumvire ijambo, ubane nawe kandi umugirire neza. Amen. Turimo gushika vuba kuri wa murwa w'Imana, Yerusalemu musha, urahiriwe pe, uratse ibibatsi, nimuze kandi twisunge, tureke dushikeyo. Hubatswe n'amabuye, igiciro kinini, rimwe ni yasipi, irindi ni safiro, hari karegedoni na simaragido, kandi hari kirosiki hamwe na sarudiyo, kandi hari kirosorito hamwe na peruro. Amen, amen, haleluya. Aho turirimba aravuga ngo hubatswe n'amabuye ngo y'igiciro kinini. Ayo mabuye yose mbashije kuvuga muri iyo ndirimbo, ni ahantu Imana yaduteganyirije aho tuzaba, aho tuzibera nta muntu uducura umwuka, aho tuzibera kubera ibyo twakoze hano mu isi. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ibyo wakoze hano mu isi ngo nibyo uzabazwa imbere y'Uwiteka. Abantu benshi twicaye hano tudafite aho tujya ndetse n'aho tugana. Isi idutwara aho ishaka, ariko ntabwo idutwara aho dushaka, kubera umwanzi Satani yigaruriye imitima y'abantu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira muri Timoteyo wa 3 riravuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, ubwo abantu bazabirarira, abantu bazabatukana, abantu bazaba batumvira ababyeyi babo, abantu bazaba ari indashima, abantu bazaba bakunda impiya aho gukunda Imana. Haleluya. Mbese mugenzi wanjye, uyu munsi wa none Yesu aje kukureba yasanga witeguye. Reka twitegurane muri urugendo rujya mu ijuru, kuko ntago twaremwe kugira ngo tuzarimbuka, ahubwo twaremwe kugira ngo tuzajye mu bwami bw'Imana. Haleluya. Abatesalonike ba 2 umurongo wa 5 uvuye ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi
turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomeze abacogora, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose, murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye, ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirira no mu byo mugirira abandi bose. Amen. Hallelujah. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukiture umuntu ngo inabi yakugiriye, ngo ahubwo uzamwitura ineza yakugiriye. Ese ubundi aya magambo ashaka kuvuga ngo iki? Yesu Kristo ubwo yamanukaga avuye mu ijuru, Bibiliya iratubwira ngo yazanye urukundo rwo kugira ngo aduhuze, adukonekite hamwe n'urukundo rwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu amaze gupfa agiye mu ijuru, asiga avuze ngo ndababwira ukuri, ngo inyuma yanjye hazaza umufasha ari we Mwuka Wera, ngo azabahugura, azabigisha, ngo kandi azabamenyesha n'ibyo mutigeze mumenya. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ntitugahemukirane. Niba umuntu aguhemukiye, senga Imana. Niba umuntu ashatse kukugirira nabi, hamagara Uwiteka. Uwiteka ni Imana ihora. Imana ni Imana ikomeye ihora, ngo igahorera wowe mu byo unyuramo byose, mu byo ucamo byose, ititaye kuko umeze. Uwiteka ni Imana ikomeye, ni Imana yumva gusenga kwawe. Ngo nimukitura abantu ngo ibyo bakorera. Ahari birashoboka yuko uhemukirwa buri gihe, ahari birashoboka yuko uhura n'ibigeragezo bikomeye, cyangwa isi ikakurwanya ikakugambanira, ariko ndagira ngo nze nguhumurize n'ukuri. Yesu Kristo ubwo yazaga hano, niyo mpamvu byatumye yuko abantu bicara bagakora inama, bakamuteranira bakavuga ngo uyu muntu ninde, uyu muntu uvuga iby'Uwiteka ninde, uyu muntu ushaka kwigarura ubwoko ninde. Ariko reka nze nkubwire, nubwo baguteranira bakakwicarira bakakuvuga amagambo adakwiriye, reka nze nguhumurize, Yesu ari kumwe nawe. Iyo Yesu ari kumwe nawe, nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya n'Uwiteka. Njyewe nta kintu kizantandukanya n'urukundo rw'Uwiteka. Nzakora icyo gukiranuka, kandi ndabizi yuko Imana iri kumwe nanjye, Imana igendana nanjye. Ndagira ngo nkubwire wowe unkurikirana uyu munsi wa none, nta handi wakura ibyishimo usibye kwa Data. Birashoboka yuko waba ubabaye aho uri, ariko reka nze nguhumurize, Uwiteka amanutse kuguhumuriza. Ni Imana ikomeye kandi Imana ishobora byose, ni Imana itabara. Birashoboka yuko waba wigunze, birashoboka yuko waba waranzwe, imiryango yaragutaye, yo haleluya, ariko ndakwinginze niwicara hasi ukihana ugahamagara Uwiteka Imana yawe, izamanuka igutabare kandi igendane nawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana ni Imana y'inyembabazi, ni Imana ikomeye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nimukitura abantu ngo ibyo babakoreye, ngo ahubwo ngo mubabarirane, mugende mu murongo nk'uko Uwiteka avuga. Ndagira ngo ubwize ukuri, naho waba uri wenyine umuntu ntacyo yagutwara, kuko Yesu Kristo yadusigiye Umwuka Wera ari uba mu mitima yacu. Uwo ni uduhugura, uwo ni ugendana natwe, uwo ni utuyobora ngo tudasitara. Hari byinshi byaduhize ariko ntibyatubona, hari byinshi byaduhuze ariko Imana ikomeza kuturinda. Ndagira ngo ubwize ukuri, dore ngiye kurangiza, reka witonde wowe ubanze urebe ubw'Imana. Ese uyu munsi wa none uhagaze imbere y'Imana gute? Ese umutima ntabwo gucira urubanza? Niba hari umuntu waguhemukiye, musaba imbabazi, wikiranure nawe, kuko ijambo rya riravuga ngo umuntu naguhemukira ngo akanga kugusaba imbabazi, ngo uzamureka agende, kuko so mu ijuru ari mu ijuru kandi aje kugutabara. Ngaho urakoze Yesu kubwira ijambo ryawe warubashije gutegura mu mitima y'abantu. Uyu munsi ni ijambo ryo kubabarira. Ese wa muntu warababariwe? Yesu yarakubabariye. Ibyo wakoze warababariwe, nukubera icyo utababarira mugenzi wawe. Ariko ijwi ry'Uwiteka riraje rivuga ngo iragukunda kandi izakomezanya nawe. Shalom, shalom. Imana ikomeze kubarinda.